Inkuru ibabaje yabereye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kirimbi y'umugore wishe umugabo we amutemaguye. Iyi nkuru biravugwa yuko umugore yashijije umugabo we yuko ngo yamusanze asambana n'umukozi we waje kubasoromera ikawa. Reka mwiyumvire ibindi ko bivugwa n'abaturage. Kaba muturekere webwe mwamuhushije aho umugore azapfurwa amaraso yazagukurikirane yapfuye burundu azapfe na yapfuye burundu. Urabona abantu bose bamukurikiye uko bangana ni benshi. Abaturage rwose bari gushaka ko bamutera amabuye ariko bikanga kubera ubuyobozi buhari. Iyo tumurebe mwana we nkubuzamuzi n'umugore nitinya abatari mu bibazo uragasamya atawitongana Umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wa Kirimbi yatubwiye ko n'ubundi urwo rugo rwari rusanzwe rutabanye neza bagenaga amakimbirane cyane ko bahoraga mu manza. Murakoze, nitwa Habimana Innocent, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kirimbi. Yego, nyakubahwa executive w'umurenge wa Kirimbi, hari igikorwa cy'ubwicanyi kibereye mu murenge wanyu, ndagira ngo mugiyeho abantu bakurikiye cyangwa se abanyarwanda bose mubaheho amakuru niba ari igikorwa gisanzwe kibaho, niba ari ubwicanyi busanzwe banyene muri no murenge cyangwa se niba ari ikintu kibaye bwa mbere. Murakoze, navuga ko ari ibintu dutunguye. Ubwo uyu munsi kuri no tariki mu masaha 3 mu kagari ka Nyarusange mu mudugudu wa Rubona, ubwo umugabo witwaga Munyakayanza Paul yari masahura ikawa, noneho umugore we akaza kumusanga mu ikawa afite nanjoro, bakaharwanira, umugore agatema umugabo akitaba Imana. Ntabwo ari ikintu cyari gisanzwe kiba, ni ikintu natwe kidutunguye. Uyu mugore se yari asanzwe azwiho ibikorwa by'ubwigomeke cyangwa se nawe mubona ko ari ikintu kibaye paragisida? Twavuga ko amakuru twabashije kumenya nuko uno muryango n'undi rusanzwe ufitanye amakimbirane, ariko amakimbirane ashingiye ku mitungo, ariko ntibyari ngombwa ko bageraho barwana bakageraho bicana. Baba bakwiye kwegera ubuyobozi bukabaganiriza bukabumva ndetse ibibazo byabo bukaba bwabikemura. Yego, nyakubahwa umuyobozi, noneho urabona nyine abaturage bari mu gahinda, ni inkuru y'akababaro ibizindutse iba mu murenge wanyu muyoboye. Ni iki mugiye gukora, ni iki kigiye gukorwa, hanyuma se ni izihe ngamba zigiye gufatwa kugira ngo iyi senari itazongera kugaruka? Murakoze, ikintu cya mbere navuga kuri uyu munsi ni ukwihanganisha umuryango wa Munyakazi Paul wabuze wowe, tubihanganisha kandi tunihanganisha abaturage b'umurenge wa Kirimbi muri rusange. Ikindi twavuga rero nuko ubutumwa twatanga nuko abaturage badakwiye kwihanira kandi bakaba badakwiye kugirana amakimbirane ngo bayihererane, ahubwo bakwiye kwegera ubuyobozi bukabafasha, ndetse numva ko ubuyobozi nta cyabunanira igihe bari kumwe nabo babwegereye. Yego, uwo mugore ariko yamaze gushyikirizwa inzego zibishinzwe. Murakoze, aho umugore amaze kubona ko umugabo yapfuye, umugore yahise yizana kuri centre de santé aho twari turi nk'abayobozi twagiye kureba icyo kibazo, dukomeza kumurindira umutekano. Ubu ngubu rero dutegereje yuko ashyikirizwa inzego z'ubugenzacyaha zigakora iperereza ku cyaba cyateye ibyo bikorwa. Reka tubashimire muyobozi wa Kirimbi. Murakoze cyane. Abagore nabo byabababaje kubumva umugore mugenzi we abatetereza akica umugabo, cyane ko muri murenge wa Kirimbi atari ubwa mbere byari bibayeho nk'uko abaturage babivuga. Usaza tubwire impamvu dufite agahinda. Mu by'ukuri hari igihe benshi bazakora nk'ayo makosa bakavuga ngo bajye kubafunga, ngo giye kigera ngo bazabafungura batazi. None rero niba mu by'ukuri umuntu afite agaciro, niba umuntu yishe umuntu nawe nta kindi yaba azatumarira n'abandi bose bashira. Wowe ku ruhande rwawe urikumva byagenda bite? Uruhande rwanjye ndumva n'uwo nguwo
bagenda babashyingura bombi. ariko se ikibazo cy'ubusambanyi ko cyatuma umuntu yica undi mutubwire abantu batandukana bakongera bagashaka abandi bakabana. Ntihavuga umwe. Ikibazo dufite uriya n'umudamu mugenzi wacu, abagabo bagiye bafite izabo ngeso kandi tugomba kuzihanganira. None se niba yari asanzwe azi ko afite iyo ngeso kandi n'uwo mudamu akavuga ko atari umunyangeso nziza, kuki atakihangana nk'uko nawe yihanganiye ingeso yari agiye gukora mu mutungo we, kuko nawe uwo mudamu bavugaga ko nawe yari umusambanyi. Noneho ntibashirane amakenga. None se kubera iki yafashe gahunda yo kujya kwica umugabo yagiye gusoroma ikawa mu gitondo cy'uyu munsi, muri kumva ari nijoro yakica bangahe? Ikintu cyiza rero nuko mwamuhana by'intangarugero n'umuntu wese ufite gahunda yo kwica akahita yihana akabicika, kuko iki kintu mugishyigikiye abanyarwanda bamushigikiye ubwicanyi. none se katukubaze mubyeyi, muno murenge ingo zibanye zikunda gucana inyuma cyangwa n'ibira bibayeho bwa mbere cyangwa se muri hangana, wowe ugendeye ku rwawe uko rumeze? Ngomba kwihangana, ariko n'undi niba adafite kwihangana yabererekera, n'undi niba afite ingeso akamureka, ariko abantu bakabana neza ntibicane. Umuti ntabwo ari ukwicana, ahubwo umuti ni ukwihanganirana, kandi n'ubuyobozi bubereyeho kunga abantu bagiranye ibibazo nk'ibyo. None se niba yarabonye afite ikibazo, abayobozi niba barananiranye yamubishije akamureka, ariko ntamwice. Ntabwo kwica ari wo muti w'ibibazo. Turi kubaka igihugu cyacu twubakana twese. None se icyo kintu muri kumva ari cyiza ku badamu bacu, bene wacu? Tubwire mukecuru. Buriya kwicana babigize nk'iki, babigize umwuga. Hari umudamu bita Sofiya hariya mu Ruvumu wishe umugabo bita Lazaro Makani, yamutemaguye urugingo rwose hose mbega aho urugingo ruri hose. Baramufunze imyaka mikeya, ubu yaratashye ari kurya. Babigize akamenyero. Nibatabikora nawe bamushyire nk'aho abana b'imfubyi birangira, bizaba akamenyero mw'iki gihugu. None se nta bagabo bica abagore, ni abagore bahora bica abagabo gusa? Iyo ngeso iba ku bagore gusa? n'abagabo bica abagore gusa nabo bajya bica abagore, ariko ahanini ni abagore bica abakabije, ni abagore bagenzi babo. ariko abagore barakabije, Abagore barakabije. abagabo benshi Kandi n'uwo mugabo baca nawe abagore inyuma. Yego. Noneho abagore babona imiruho bafite bakavuga ati uko biri kose uyu mugabo arajyana umutungo wanjye uko bwije n'uko bukeye, agahinda n'umubabaro bikamwica, noneho agahindukira agafata ingamba mbi. Ahubwo nge numva ko mwafata ingamba ku bantu b'abagabo bakora ibintu nk'ibyo, bagasiga urugo bagasohora umutungo bakawushyira abandi bagore, noneho umugore nawe aza afite agahinda muri ubwo buryo. Kandi mubyeyi batubwiye ko nta mugore nawe biriya bintu yabikoraga nyine bose nuko, ariko ahantu nk'aho ngaho hari ibyo bintu kwikontorora byamunaniye muri makeya, kwihangana byamunaniye. Ngewe simvugiye uriya gusa, ngewe mvugiye ibyo mbona mu murenge wacu, kuko abagabo usanga baca inyuma abagore, abagore nabo bagaca inyuma abagabo, bahurira nijoro ntibumvikane ku mutungo bafite. Icyo nicyo kintu cy'inzaduka nabona kiri gutera ubwicanyi, cyane cyane nko ku bintu byo kujya kunywa bakagenda bakaya mu bintu byabo, umugore akaba ari kuzika ari mu bindi bibazo, umugabo akaza amwiyenza. Ubwo rero ibyo bintu byose mu mpande zombi, icyo kintu nicyo kiri gutuma amakimbirane aza. Kwa Mukangoga Vestina, ivuga cyane. Kwa Mukangoga Vestina, uriya mudamu akora no mu muhanda muri kaburimbo. Yari akenshi najyaga munyuraho mvuye mu bya Domori ari gukubura, ariko amakuru ye ntabwo ari meza. Yarabanye n'umugabo nabi ku buryo yavugaga ngo asambanya umwana wiwe, kuko nta kuntu umuntu yaba yarabyaye umwana ngo ahindukire amusambanye cyose. Ariko uriya mugore nyine ntabwo yarabanye n'umugabo neza, zari zanduru za buri munsi. Uko numvisha amakuru yamusanze mu ikawa ari gusoroma ikawa. Noneho uwo mudamu yagiye avuye imuhira ngo abwira umugore umukobwa we ati uteke, nurangiza guteka ujyane ibiheri mu isoko. Ati nanjye ndaje.
umwana ngo abona afashe umupanga ayoberwa iyo nyina agiye umwana ariko ngo umutima wamuriye ko numvisha amakuru maze kumurya aza akurikiye nyina aho agiye kubera yari azi ko se yagiye gusoroma ikawa ngo birangiye umwana agiye akurikiye nyina yumva induru nyinshi ziri kuvuga ati papa arapfuye ubwo abaturage nyine baje bahurura bajya kureba basanga aho umuntu yegamye mu ikawa ubwo nyine nibwo bahise bamuzana hehe ku bitaro ariko amakuru twari twumvishijeho yuko umuryango n'ubundi ngo bose bari basanzwe ari abantu basambana bacana inyuma ayo makuru niyo cyangwa naho kenshi ibyango byaturutse ariko yanasambana bose ntabwo yari kuvuga ngo agiye kwica umugabo ubuyobozi nibwo bwihanira mwese mu makuru mufite uwo mugabo yaba yicishijwe umupanga cyangwa ni ikindi kintu runaka yamukubise ni umupanga yakuye imuhira yamutemye se ahagana he muba mufite amakuru yawe njyewe ko numvisha amakuru hano mu isoko nari mvuye mu rya domori burya nuyoberwa amakuru yo mu isoko nta n'ikindi wamenya numvishe nsanga bari kuba ko yashatse kumutema izosi umugabo akingaho akaboko umugore aba aragatemye murumva nyine ko kahise gatakara ubwo akimara kumutema akuyeho akaboko akemba igikanu numva yuko yamutemye n'ubugabo reka da niko nabyumvisha amakuru nanjye nibyo koko nawe murabizi njyewe mbyumvira hano mu isoko nanjye sinabihagazeho reka tubashimire turabashimiye mama murakoze ibyo bikimara kumenyekana ko umugore yishe umugabo amutemaguye abagabo bafashe umwanzuro ngo wo kumara icyumweru batikoza abagore ngo mu rwego rwo kunamira umugabo mugenzi wabo wishwe atemagura dukurikije tukimara kumva iyo nkuru nk'abagabo bo mu murenge wa Kirimbi inkuru imeze ite inkuru y'umugore wakase umugore nako y'umugore wakase umugabo urebana hano none byatubabaje twahise dufata umwanzuro wo kuyunamira amezi 3 nta muntu ukireba igikise icyo abagore nta muntu ubareba kuko barakabije aho kujya kwahira ubwatsi bari kwahira abagabo ubwo rero byatubabaje natwe twafashe umwanzuro wo kumara amezi 3 tuyunamira iyo nyubahiro bahiye sinzi aho bayitwaye niba ari mu mufuka niba ari mu ndobo muzadukurikiranire muduha ayo makuru mukecuru ngo abagore bino mukabije kujya mu kabari cyane ngo muranywa cyane niyo mpamvu n'abagabo basigaye babafuye bose nuko umugore adasengura asengera iyo udasengura asengera wowe biriya bintu abivugaho iki nk'umumama biriya bintu birambabaje kugeza ubwo numvise nanjye agahinda kanyishe biriya bintu birambabaje bikomeye cyane kandi si njye njyenyine bibabaje kumva tuza mu isoko tukumva ngo bimeze gutya ngo umugore mwene wacu yishe umugabo natwe aradushebeje adukojeje isoni mbese atwambitse cyashe mu bintu tutabasha kwihanganira muri make se wowe ku ruhande rwawe n'iki wasaba nk'inzego z'umutekano ubuyobozi runaka bw'umurenge cyangwa se bw'akarere wowe ukumva byagenda bite njyewe icyo nasaba inzego z'umutekano ni uko bajya bafata abakoze ibyaha nka kuriya yagize umugabo we nawe bakamukatira urumukwiriye kuko abana nabo barasigara ari imfubyi nta buzima ntaki ubwo nyine birarangiye bakamukatira urumukwiriye muri make kuko biratubabaje cyane nk'abaturage twaje mu isoko mu by'ukuri turababaye cyane bikomeye ntabwo twabona uko tubivuga by'umwihariko muri uyu murenge wa Kirimbi turababaye wowe ngo uri kumva byagenda gute ngo tubwire uko nawe tubwiye njyewe uko mbyumva numvaga bahamuzana nk'aha ngaha tukamukubita mwebwe mukamwihanira nta muturage yihanira undi ariko twanamukubita nk'abagore kuko oya usibye ko nawe bamukanira urumukwiriye uba mubagabije mwamudiha twamudihaga none se ko mwamugiye kumera nkawe
twaba nkawe ariko twasiba kumwica ariko nyine nabo bamukanira umusiga wavuze ngo uko byagenda bite nkuko bivuze kare njyewe ndi kuvuga ngo iyo umuntu yicishijwe inkota nawe ntiyazicishwa ni gute umuntu yafata umuntu akamurambika akamwica we mukamworora mukamureka ari mu ikosa nimujye mumuhana nuko aguye mu bikorwa bye byibuze atamusanze ku ndaya iyo musanga mu ndaya mu nzu byari kuba ari bikagira n'ishingiro none amusanze mu bikorwa bye kubera icyo amusanze mu bikorwa ariko uyu mubyeyi yavuze ngo hajya ngo mumwice ngo namwe wicishije inkota niyo azicishwa nawe nimumufate nk'uko yamugize nawe mumugire iwabo wuriya mugabo bajya gushyingura iwabo ntabwo ubuyobozi bw'u Rwanda ariko ntabwo ubuyobozi bw'u Rwanda bujya bwicana ariko ntabwo bwicana ariko iyo umuntu yicishijwe inkota nawe aramwicana none se nta mufatire ku nda nta n'indi amutekana ku nuko amusanze mu bikorwa bye atamwicira nta n'ikintu umugabo yari yaramwihoreye akajya kandi mu makuru twari dufite batubwiye ko ngo bamusanze ngo ari gusambana ngo n'uwo mugore bari bari gusambana reka nkubwire ubu wamfata nkaza kuba umukozi wawe sibyo ukansanga mu bikoresho mu gitondo turi gusoroma ikawa twaba tugiye mu mabwa none se ikibazo umuntu wese wagiye gusambana aricwa nese biriya bintu mwe ko mubizi bigira amasaha yo kubikora cyangwa ahantu hose babihakorera bagira icyo kintu nawe wajya no kuri toyi ukabikora kandi ugasubira mu nzu umugabo aryamye mu nzu n'injoro ngo wabigenza ute umubyeyi wabigenza ushobora ubundi washatse kubikora agufuhira ushobora no kujya muri toyi ugakora ibyawe warangiza kandi yaguherekeje ugataha ikosa ntabwo risimburana irindi niba uriya musanga mu kabari cyangwa ku ndaro byo byari kugira igaruriro none umugabo ari mu bikorwa yari yarabigambiriye usambana ari kumubeshyera ni ugushaka ikimukingira icyo gishoboka yamusanga mu bikorwa bye ahubwo nta n'uko indaya yayerekanye nese ubu nkawe mubyeyi nkawe ubu ngubu usanze umugabo we kuguca inyuma afata icyemezo cyo kumwica ubundi wabigenza gute navuze ngo ibintu byose urabyihanganira ngewe mfite izanjye ngeso n'umugabo wanjye azifite izanjye ngeso ariko umuti ntabwo ari ukwica kandi ikintu kitubabaje ni uko amusanze mu bikorwa bye atamusanze mu ndaya none ari kuvuga ngo asanze ngo ari kumwe n'indaya ese niba ngewe nagiye gukorera amafaranga umva ko yari ajyanye agatebo n'ingondo zo gusoromeka zimusokaho zarize ubonye uzi uwo mugabo bishe nyine none yamurambitsemo gutyo ubwo se koko icyo kintu wowe nkawe uri gutanga amakuru wakifatamo gutyo yashaka kurya amafaranga wenyine uwo mugore none byose arabibuze byose arabibuze yeza amahoro ari he baririra byinshi nyine none atararya ntarafa amahoro undi bari babyaranye kandi bafitanye abana bangahe bafite abana bakuru cyane bangahe ni benshi ntabwo mbizi ni abakiga se bari bahari bagiye kuba nk'imfubyi disi imfubyi zo zibaye nyinshi n'ubundi zabaye zo karenge na yakica ahubwo nibanamureba rero bizabakurikirana azamumarira iki bari bari kuririra hano baramutse banamurekuye ahubwo n'abasigaye yazabica ubundi abo bana bumvaga se muyanza niwo wakoreraga ubwo rero nta hari umwana w'umukobwa urokotse ahubwo nibarakuranye n'ubundi nawe aragenda amwica musikurikize kubera ko yakoraga nyina ntacyo araba